Yes, reka tuguhereze ikaze kuri turatsinze wowe. Umunsi ku munsi ikoranabuhanga riratera imbere uko bwije nuko bukeye, ngira ngo umaze iminsi wumva icyo bita AI cyangwa se artificial intelligence. No kuvuga ngo ni ikoranabuhanga ridasanzwe kandi rya karimano. No kuvuga ngo iyo tubivuze ndashaka kugaruka ku ndirimbo umaze iminsi cyangwa se umaze igihe wumva zikozwe mu buryo bwa music AI cyangwa se indirimbo zikozwe na AI. No kuvuga ngo ni indirimbo ikorwa nta muntu uyikozeho utayanditse, wowe usaba AI ikakwandikira indirimbo, ikagushyiramo umudiho, ikagushyiramo ingoma, ikakurekura indirimbo wumva wifuza. No kuvuga ngo ese ahubwo abahanzi bo barajya hehe? Nahubwo baravuga ngo nugushaka uturimo tw'amaboko cyangwa higwe andi mayeri ahazaza habahanzi mu isi ya AI. Misi ya none ikoranabuhanga rikataje, nubwo rishyirwamo imbaraga nyinshi bizarangira rigiriye akamaro umubare muto cyane w'abantu ku isi, abandi babeho nabi. Kuri ubu nshobora kumva nshaka guhimbira cyangwa se kwihimbira indirimbo ifite ubutumwa nshaka, nkayikora mu gihe kitarenze iminota 2 kandi ikama ibyo nyeneye byose, haba mu magambo injyana, kuruta kujya kubishakisha hirya no hino ku YouTube kwe na he ku ma audio mark ndetse na kuri platform zose zicuruza umuziki, ndetse rimwe na rimwe yewe nkaba nazibura, ariko igihe zikoreye nikorera iyo nifuza. Ibyo byose byumvikanisha akamaro k'ikoranabuhanga rya AI cyangwa se artificial intelligence mu buzima bwa muntu. Ariko nanone iyo rikoreye iyo nikoreye ya ndirimbo, mba nsubije kwisuka abahanzi barenga 10 nari kumvira indirimbo zabo bakinjiza, ahubwo nkaba ninjirije umuntu umwe gusa. Ni ibintu bikomeza gutera imbere buri munsi, kuko programu za AI izikora imiziki zikomeje kwiyongera umunsi ku wundi, kandi zigatanga umuziki mwiza utapfa gutandukanya n'uw'abantu basanzwe. Muri iyi minsi hari programu nka Eva cyangwa se Ampa Music cyangwa iyo bita Open AI ndetse na Jukebox zishobora gukora indirimbo zitunganye kandi zujuje ibisabwa na mwanditsi cyangwa umuhanzi uzigizemo uruhare. Izi programu zifata ingero z'indirimbo zabayeho zikagenderaho mu gukora inshya, zishobora kumvikanisha mu majwi nk'aho zakozwe n'abantu basanzwe cyangwa se ba nyir'ubwite. Mu mwaka wa 2023 AI yakoze indirimbo isa neza n'iz'umuhanzi Drake, aho abantu benshi batashoboye gutandukanya ijwi rya Drake n'iryo ryakozwe na AI cyangwa se artificial intelligence. Indirimbo Heart on My Sleeve yakozwe na AI ikoresheje amajwi asa na ya Drake ndetse na The Weeknd. Yaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga mbere yuko isibwa kubera ibibazo by'uburenganzira bw'ibihangano n'amajwi. Iyi ndirimbo yari yashyizwe hanze n'umuntu ukoresha urubuga rwa TikTok witwa Hostwriter 977. Izi programu za AI zifashisha indirimbo ziriho n'amagambo yazo, imidiho yazo, hanyuma ikazivanga igakoramo indirimbo imwe ijyanye n'ibyifuzo by'ushaka indirimbo. Ibi byateje ikibazo gikomeye mu bijyanye n'uburenganzira bw'abahanzi cyangwa se abantu bazi icyo bita copyright, kuko bishobora gutuma abantu benshi batakaza amahirwe yo kubona inyungu ku bihangano byabo, kuko baba bagukoreye mu ijwi ryawe kandi nta nyungu ubibonamo. Mu mwaka wa 2023 umuhanzi Grams yatangaje ko yemeye ko abantu bakoresha ijwi rye muri AI, ariko akifuza ko amafaranga avuye kuri izo ndirimbo yamugeraho nawe akaryaho. Ibi byagaragaje ko hari uburyo AI ishobora gutuma abahanzi badasigara inyuma, ariko bigasaba
bacanye ku maso. Nyamara nubwo abahanzi babona amafaranga make yinjiye binyuze mu ijwi rye hakoreshejwe artificial intelligence, benshi mu bafite recording labels cyangwa se icyo twita amastudio batangiye gushaka uko babenguka AI bakagabanya abakozi nka producers, abahanzi ahubwo bagakoresha AI kugira ngo bashore make barye menshi. Ibi byongera guta mu rwobo rw'intare abahanzi bakigendera ku ijwi ryiza ry'umwimerere, rimwe na rimwe ugasanga nta bundi buhanga bashyizemo kugira ngo biryohere amatwi. Nyamara nubwo AI itari yashobora guhimba indirimbo zikora ku marangamutima ya benshi nk'uko abahanzi bo hambere babikoraga, AI ifite umwihariko wo kuba yahawe ubutumwa butomoye umuntu umwe uri kuyikoresha, kuko yanayandikira amagambo y'indirimbo hanyuma nayo ikaririmba. Ku ruhande rw'abahanzi haracyasabwa agatuza kuko AI irimo itera imbere, bizaba mu nyungu z'abake, abandi bose bagasubira ku isuka, yewe tibagiranye n'abahanzi bari barigaruriye imitima ya benshi kubera amajwi yabo. AI yo ikomeje gukataza rwose ku bijyanye n'umuziki, abahanzi barimo kugenda bagira icyo bita ubwoba umunsi ku munsi, kuko AI rwose yo irimo iragenda izamura urwego rwayo ku bijyanye n'indirimbo. Ngira ngo muriyumvira nk'indirimbo irimo rwose urumva ko yakozwe na AI, ariko ntiwapfa kubimenya keretse umuntu ubizi. Yes, ngaye ngukorera ibya AI n'abahanzi bumva ko bagiye gusubira ku isuka. My name is Turatsinze wawe, reka tugaruke.